amaboko tuyahetse hejuru cyane rimwe na rimwe njyanyubizira nkibwira ko ndi mu murongo njya kure y'amaso y'Imana ngasayisha iyanduza ariko we nantera umugongo ahora ari maso ku bwanjye kugira ngo angaruze neza urukundo imbabazi kugira ngo angaruze neza urukundo haleluya Yesu yankunze ntaramumenya aho mbimenye simbyitaho Yesu yakomeje kunkunda cyo ariko ntiyacitse intege yakomeje kunkunda cyo ariko uyu munsi nta magambo mfite yo kuvuga hano uyu munsi sinza mpfa kuvuga njewe amagambo ndi kumva ntayo nta magambo mfite yo kuvuga kubera ko ejo bundi hari umuntu numvisha abwiriza aravuga ngo aya marira tuza turira yo mu ikanisa y'ama emotion no kwigirisha nabo twari dukumbuye ayo Imana ntizo yaduhembera izaduhembera amarira tuza turara turira hejuru y'umurimo wayo kuyuzurarira umurimo w'Imana ukavuga ati ariko Mana abisi bazoduseke abantu bawe wadutunganyije ukaturebera ukuntu wotugirira ukarira ukazurara upfukamye uhawurira ayo marira apana ijya ngo ngwapfushiye mushenge ayo Imana ntizo ntabwo izo yadushimira izo dushimira amarira tuza turara turira hejuru y'umurimo w'Imana haleluya biba tuzamura amaboko hejuru Yesu yankunze ntaramumenya aho mbimenye simbyitaho ariko we ntiyacitse intege yakomeje kunkunda cyo murakoze cyane Imana ibamugishe ngo yatinda arasora
ubwo yatinda agasohora ibyo yavuze no kubikora ibyo yavuze ibyo yavuze data no kubikora ibyo yakubwiye wicika intege no kubikora. Dusubiremo akandi gatoya dutanga umwanya. Dukeneye gutarama tukumva n'ijambo naryo riza rimera neza. Hanyuma mumerewe neza se? Ngaho ni muzamura amaboko aheke. Hari abantu mbaye mbona mufite ikihe kibazo? Umuntu utagwaye asima, umusore wariye agahaga ntagire rubaga impande, amaboko aheke. Dusubiremo gato. Witinya nshuti we witinya